Rayon Sport rero iri kugenda ikora utuntu twayo bucece, ntago yicaye, ntago ituje, kubera yuko yego koko hari abakinnyi baba ari abakinnyi bo ku rwego mpuzamahanga, ivuga iti abangaba ntitubazi, nta nubwo twabigereraho, dukeneye kuzatumayo abantu bakagenda bakareba ibyabo, bakatuzanira abakinnyi koko bari kuri karite, bafite kalibre yo gukina imikino mpuzamahanga. Ariko ntago yirengagiza yuko hari n'abakinnyi igomba kuzaba ikeneye kandi ba hano mu Rwanda, ba hano imbere. Niyo mpamvu rero Rayon Sport ntago ituje, ntago yicaye, abayobozi bayo ntago bicaye, ba Prosperi ntago bicaye cyane, ahubwo bari kugerageza kugira icyo bakora hano mu Rwanda. Bari gukora utudiro twabo rero bucece cyane kugira ngo umunsi wo kuwa gatatu nibamara kuba bacakira amafaranga y'ubufatanyabikorwa bazahite barangiza aferi kare cyane, kuko barabizi neza yuko iyo utinze muri Rwanda umukinnyi mwiza APR iba yamutwaye cyane, niyo mpamvu rero Rayon Sport hari abakinnyi ubu ngubu byamaze kuba confirmed yuko bagomba gukina muri Rayon Sport. Ni abakinnyi ba hano mu Rwanda, ariko hari n'indi nkuru ihari cyane iri gutrendinga ivuga ko Rayon Sport ngo ishobora kuba igiye gukura umukinnyi muri APR. Turaje turebe ngo uwo ninde, we bimeze bite. Banza rero urebe ko wakanze subscribe kuri Rayon Sport TV, ubundi nusanga utarabikora nukuri igihe niki. Ndibaza nta kirimo kubura, kandi si ibintu biri bugusabe imbaga uvuga uti nta mbaraga mfite, si ibintu biri bugusabe gutekereza cyane, oya, ahubwo wa mutima wawe ukunda, wa mutima wawe wumva neza yuko Rayon Sport TV ukugezaho amakuru ameze neza cyane, niwo uri bukubwira uti kanda aho ngaho. Kandi nukuri nugufasha natwe, burya iyo ukoze ikintu, iyo ukoze ikiganiro ukabona abantu barimo kureba ibyo uri gukora, ukabona abantu bakanda subscribe, nta gituma bitakunezeza, birakunezeza cyane, ahubwo ukarushaho kugumya gukora, kubera yuko nawe uri kubona ibyo uri gukora hari abantu uri gukorera cyane. Rayon Sport rero ntago bicaye ubusa nkuko nabibabwiraga, ntago bicaye ubusa, bari kureba abakinnyi b'abanyarwanda bashobora kuba ari beza, bakavuga ati turabizi neza yuko yenda aba bakinnyi ntago bari kalibre yo kuvuga ngo twabajyana ku ruhando mpuzamahanga, wenda akaba ari bo baduhekera ikipe. Ariko nanone ntago wafata ikipe yose ngo igire abanyamahanga. Murabizi neza yuko shampiyona y'u Rwanda ifite itegeko ribabuza gukinisha abanyamahanga, rituma hakinisha abanyamahanga umubare mbarwa. Rero uramutse ufashe amafaranga ukayashumura mu banyamahanga, my friend, nta cyizere, ntago tuvuga ko Rayon Sport izatwara Confederation, ntago ari cyo gihe rwose. Ibaze none uramutse ugarutse ugasanga wibitse abanyamahanga benshi, nta bakinnyi b'abanyarwanda wigeze utekereza, warangiza ukaza kwisanga shampiyona noneho ubuze na cya gikombe cy'amahoro, ukongera bakaguheka. Ce n'est pas beau. Tukeneye ko Rayon Sport tuyibone ifata igikombe. Niyo mpamvu rero yatangiye gukora utuntu twayo hano mu Rwanda. Hari abakinnyi Rayon Sport yaba yarangizanyije nabo neza, byarangiye, igisigara kubahereza amafaranga yabo gusa. Harimo umukinnyi Usabimana Olivier, uyu ni umukinnyi wo muri Marine. Uyu mukinnyi yatsinze ibitego ngo 10 niba atari 11 gutyo muri sezo ishize, atanga na assist 8. Uyu mukinnyi rero nk'umukinnyi ukina ku ruhande, ndahamya yuko Rayon Sport imufite nk'umukinnyi w'umunyarwanda, yavuga ati uko byagenda kose niyo twahazana undi mukinnyi w'umunyamahanga ukomeye, ariko igihe turi mu shampiyona y'u Rwanda, uyu mukinnyi yazadufasha cyane. Yararangije amasezerano rero muri Marine, birumvikana neza yuko yari free agent. Rayon Sport ndahamya ko ntago iri bumutangaho amafaranga menshi nubwo atarajya hanze, ariko nawe arashaka kuza mu ikipe igiye gukina imikino mpuzamahanga, nawe akumva uko bimeze gukina imikino mpuzamahanga. Ntago agomba kunaniza Rayon Sport rero, kubera yuko uwo mukinnyi Prosperi we yavuze ati uyu mukinnyi ni umukinnyi wanjye, uyu mukinnyi rwose nanjye nzaba mvuga ni uyu mukinnyi namuguriye Rayon Sport. Uyu mukinnyi namuguriye Rayon Sport, Prosperi yamwisimamye, niyo mpamvu babwaniye diriyo yarangiye.
hakazamo umukinnyi bita Rutonesha Ezbone. Rutonesha Ezbone pe mu banyarwanda nta kintu wamushinja, yakinaga muri Gorilla rwose nta kibazo cye, ariko aba ntago ari abakinnyi ndi kuvuga ngo ni abakinnyi Rayon Sport igiye kuzubakiraho ngo ivuge ngo tuzagera kure muri Confederation, ahubwo aba ni abakinnyi bazayifasha umunsi izaba igarutse mu Rwanda kubasha gufitinga muri wa mubare w'abanyarwanda n'abanyamahanga bo mu Rwanda. Kiriya kintu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane gituma ama ekipe agura arimo kwirezeriva cyane, yizigama cyane. Urabizi ko rero iyo utagize vuba APR beza iraba gutwara tayari. Rutonesha nawe muri Rayon Sport 99% bikaba byarangiye, igisigaye ari isinya, igisigaye ni isinya. Rayon Sport rero haravugwamo ikindi kintu, namwe muraje mumbwire ese ibi bintu nibyo byari bikenewe? Uyu mukinnyi niwe wari ukenewe muri Rayon Sport? Nyuma yaho binugwanuguye yuko APR igomba kuzana undi muzamu ukomeye cyane, undi muzamu wo ku rwego rwo hejuru rurenze Ishimwe Pierre Mario, rurenze Pavel Nzira, automatically byahise byumvikana yuko Pavel Nzira agomba gusezererwa. Rayon Sport rero yarebye iravuga iti Pavel Nzira wamwiyegerera tukamwiganiririza, kandi Pavel we ari tayari kuba yasinyira Rayon Sport. Rayon Sport yegereye Pavel Nzira iramuganiriza, basa naho umunsi APR iri busohora urutonde ku munsi w'ejo rw'abakinnyi igomba kwirukana, Pavel Nzira agomba guhita asinyira Rayon Sport. Ese koko Pavel Nzira niwe muzamu Rayon Sport ikeneye wo kuba yayifasha gukomeza mu matsinda ya CAF Confederation? Yego murambwira. Pavel Nzira n'ubuzima yarabayemo muri APR nabwo akaba yariranaga agakora amakosa mwarebaga ameze kuriya. Pavel Nzira nagera muri Rayon Sport ku mushahara wa ntawo, akagira muri Rayon Sport ku buzima bugoranye. Pavel Nzira ni umukinnyi uzitanga kubera abafana. Buriya ko abakinnyi ba Rayon Sport tubizi neza yuko ari abakinnyi bakora kubera abafana. Umukinnyi ukunda fanatism muri Rayon Sport rwose yagezemo ibintu biba neza cyane. Pavel Nzira niwe wari ukenewe kuko ku buryo azamara amezi abiri adahembwa. Pavel Nzira prime zitari kuzira ku gihe, Pavel Nzira akagaragaza urukundo rw'ikipe agafata imipira, cyangwa se mu mutwe bizanga nibirangiza nawe ekipe ayishyire ku kiranguzo. Sinzi abafana ba Rayon Sport murambwira ukuntu ibintu bimeze, niba Pavel Nzira koko ari we wari ukenewe. Ntago ari abo ngabo gusa rero, hari undi mukinnyi w'umurundi Rayon Sport ewan yatatseyo rwose, ho yashyizeyo n'imbaraga nyinshi cyane. Uwo mukinnyi ni umukinnyi watsinze ibitego 20 muri sezo ishize muri ekipe muri shampiyona y'u Burundi. Ekipe ikaba yararangije sezo ku mwanya wa 6, ariko akaba akiri mutoya cyane ugereranyije rero performance. Burya uretse ko tumaze kubona neza yuko abakinnyi b'Abanyafurika rwose ikintu bita guhozaho ni ikibazo. Ushobora kumuzana nk'uko yatsinze ibitego 20 yagira mu Rwanda agatsinda 3, birashoboka cyane. Ariko ugera ukoze iyi mibare ye, ukareba iyi mibare y'ibitego 20 uko byagenda kose, iyi mibare ifite ikivuga. Twibukiranye neza yuko top scorer shampiyona mu Rwanda ntabyo agejeje, kandi we ntago ari top scorer mu Burundi. Ko rero Rayon Sport ikaba rwose yahageze yahateye amatako, iri kuvuga iti uyu turamushaka cyane, uyu turamushaka. Ubwo rero ikiri kubura nyine nuko bakomfurima nawe bakagira gute, bakamumanura. Rayon Sport ntago bicaye ubusa rwose, bari kugerageza gukora ibishoboka cyane. Ariko uyu mu rutahizamu, niba ari we rutahizamu Rayon Sport yumva uzaza kuyatakiraho umunyamahanga aturutse muri shampiyona y'u Burundi, ibintu by'ibitego mw'abantu mwe nibikabakanda. Duhere no muri Rwanda kugira ngo ubone ukuntu Abanyafurika rwose ewan nta kintu kirimo, nta urya kabiri. Nguriya Victor Mbawoma ku bitego bye 10 na 6 na 6 na 5 muri sezi ishize,
ubu ngubu afite ibitego bingahe? Hafi ya ntabyo, niba atari kimwe ni bibiri. nguriya uriya muhungu wakinaga muri Bugesera ubu ngubu uri muri polisi yari yanganyije na Victor Mbawoma ibitego, atsinze bingahe? Ani Elijah atsinze bingahe ubu ngubu? Sise zikurikiye ni ibitego bitarenze bitatu. Ese niba ari top scorer muri Bugesera, ari muri Bugesera, kuki ageze muri polisi? Ekipe ifite imbaraga, ifite amaboko, ekipe imuhemba neza, ekipe afite abandi bafatanya bafite imbaraga, yarangiza akabura ibitego bitanu byiwe. Nagira ibitego byibura 10 bitana bibure, tubone yuko nyine ubwo ngubwo nyine se ziri kugenda akura ishwi. None murambwira gute ko aho hantu nta kintu kirimo mwaba bakinnyi? Aba bakinnyi ahubwo icyo mbona batanga imbaraga nyinshi z'umurengera ku buryo badashobora kubikora imyaka 2 kugira ngo bigurishe mu ekipe meza, kugira ngo bibagendekere neza, ariko ntibabikora imyaka 2. Ko rero niba Rayon Sport nk'uwo mukinnyi rwose w'umurundi ari we yahisemo, Pavel Nzira akaba ari we muzamu yahisemo, sinzi namwe murambwira aho ngaho muri comment, murambwira rwose. Gusa giye ku maso yanjye n'imboni zanjye ndi kubona atari bakinnyi b'abanyamahanga yakabayigura. Yes, abo b'Abanyarwanda nta kibazo, ariko nijya ku banyamahanga izana abanyamahanga bakora itandukanirizo. Yibuke neza yuko APR itari gukina my friend. APR Rokrito miri gukora na amamiliyoni mirongo, amwe akanga bikanga, amamiliyoni 100 bikanga, miliyoni 200 bikanga. Uwo mukinnyi rero naza ntitukavuge ngo byabaye flop, ntago bizahora ari flop. Oya, ari igihe bizakunda. Niyo mpamvu rero nawe ugomba kuryamira amajanja. Ngayo nguko rero Rayon Sport nuko kuri kubikora bucece igihe itarabona amafaranga ngo iyashyire ku meza, ubundi ihite yataka isoko nyaryo kugira ngo itangire imanure intwaro. Ariko abakinnyi bo hanze bo iri kugenda ibaganiriza yumva impumeko ngo imenye uko bahagaze, ubundi amafaranga azaze, dore ko ari mu iki cyumweru ihita ibishyura cyane. Mukomeze kugubwa neza rero, mukomeze kuryoherwa na gahunda za Rayon Sport TV. Imana ikomeze kubarinda. Bye bye, ciao ciao, tuzasubire nahe.